Tubahaye ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu, urubuga ruzwi ku izina Kubaturwa TV. Mwe abafite imitima itaryarya, ndabashimira byimazeyo abamaze kwiyandikisha n'abakora like cyangwa se abashimira uburyo tudahwema kubagezaho ibiganiro kandi byiza byubaka. Uyu munsi dufite ikiganiro gikomeye tutumvikanaho, ariko tugiye gusesengura turebe icyo tugiye kureba icyo Bibiliya yigisha ku bijyaniranye n'umwanya abagore bafite mu murimo w'ivugabutumwa. Mu gihe mu madini atandukanye usanga bahezwa, ariko ibyanditswe bibavugaho iki? Ni iki cyagiye kiranga bamwe mu bagore babaye indashyikirwa? Turavuga babiri muri bo. Ndibanda ku mugore uzwi ku izina rya Debora n'undi mugore uzwi ku izina rya Mariya Magadalena. Aba bose nabo babaye indashyikirwa. Uyu Mariya Magadalena niwe wabonye umwami wacu Yesu Kristo bwa mbere ubwo yazukaga. Nanone Debora, ubwo Abisirayeli bari bamaze gusa nkaho bacika intege mu byo kubaha Imana, Debora yaje guhaguruka abera umubyeyi w'Abisirayeli. Ibyo byatumye Uwiteka yemera akomeza kugendana n'Abisirayeli, ndetse n'Abisirayeli bagubwa neza ubwo bazaga kugira guhanuza cyangwa se kumva icyo Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umuhanuzikazi Debora. Tugiye kureba rero abagore n'iki bugururiwe mu murimo w'ivugabutumwa. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice byaho 20 umurongo wa 11 na 18, dusoma inkuru y'umudamu wari uri ku gituro cya Yesu. Uwo mudamu azwi ku izina rya Mariya Magadalena. Byagenze bite? Dusoma ijambo ry'Imana. Yohana ibice byaho 20 umurongo wa 11 kugera 18, dusoma ngo, ariko Mariya yarahagaze ku gituro arira. Akirira arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi mu mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati, mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwiraga ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho, kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse njye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekereza ibyo yamubwiye. Mu byo Yesu yabwiye Mariya, yasobanuye ko yatagombaga kumukoraho kuko nta audience yahabwa, kuko Yesu yasabwaga kubanza kujya kwa se kugira ngo abashe kwemererwa kugira gukorwaho n'umuntu uwo ari we wese. Ariko ijambo ry'Imana rivuga iki? Rivuga ko Mariya yatanze inkuru, cyangwa se yatanze inkuru nziza y'uko umwami yazutse. Umurongo wa 17 niho Yesu yamuhaye inkuru yagombaga gutanga, ayiha Mariya Magadalena ati, ntunkoreho, kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse njye kwa data, ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu, cyangwa se ngiye kwa data ari we so,
kandi ku mana yanjye ari we mana yanyu. Bivuga ko Yesu ubwe ubwo yari hano ku isi yasengaga Data wa twese nk'uko nawe yabyigishije mu isengesho ntangarugero yagiraga ate yigishije abigishwa be. Turisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 6 kuva ku murongo w'9 kugera 13. Haranditswe ngo nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Yesu ubwe ntabwo yigeze na rimwe yikura mu bakwiriye gusenga Data wa twese wo mu ijuru. Urumva inkuru nziza Mariya Magadalena yatangaje ayihawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Nanone ibyanditswe bivuga umugore wo mu binyeje wo hambere yo kubara kwacu uzwi ku izina rya Mariya murambabarira uzwi ku izina rya Debora. Debora yari muntu ki? Debora yari umuhanuzikazi. Nyuma yaho ubwo bamwe mu batware b'icyo gihe bagira gute badohokaga mu kubangura neza umurimo Imana yari yarabahaye wo kugira ute wo kuyireberera. Debora yarahagurutse abera umubyeyi Abisirayeli. Tubyemezwa n'iki? N'amagambo aboneka mu gitabo cy'Abacamanza ibice byaho 4 umurongo waho wa 4 dusoma ngo hatubwira amateka yaranze ubwoko bw'Imana. Iyo nyandiko igira iti ni igitabo cy'Abacamanza ibice byaho 4 umurongo waho wa 4 kugera 5. Icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora, umuhanuzikazi muka Rapidoti. Yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abisirayeli bose bajyaga kumusanga ngo abacire imanza. Byumvikana ko uyu Debora niki cyari kimuhagurukije? Mu gitabo ibyanditswe bigaragaza uruhare Debora yagize asohoza neza umurimo w'ubucamanza n'ubuhanuzi. Tubisanga mu Bacamanza ibice byaho 5 umurongo waho wa 7 dusoma ngo abatwari b'Abisirayeli bari baracitse intege kugeza ubwo njyewe Debora nahagurutse mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisirayeli. Byumvikana ko Debora yaranzwe no gusoza neza umurimo wo kugira ute wo gufasha Abisirayeli kugira imitekerereze ihamye mu kubaha Imana. Urumva bamwe mu bagore baranzwe n'ibigwi byo gukora umurimo w'ivugabutumwa cyangwa se wo gusoza neza umuhamagaro wo gufasha abantu mu kubaha Imana. Umugore yugururiye umurimo wo kwamamaza inkuru nziza. Nubwo bamwe bajya badohoka bakavuga ibinyuranye n'ibyiri jambo, hari igihe Pawulo yakoresheje amagambo akomeye aboneka mu Bakorinto ba mbere ibice byaho 14 umurongo wa 34. Yagize ati abagore nibaceceke mu iteraniro kuko batemererwa kuvuga ahubwo baganduke nk'uko amategeko avuga. Ngo abagore nibaceceke baganduke nk'uko amategeko avuga. Ariko Pawulo wavuze iri jambo ni nawe wongeye kuburira Abagalatiya uburyo Imana itagize ute itarobanura ku bijyanye n'uburyo bwayo bwo kuyobora cyangwa se bwo gutoranya. Yagize ati mu gitabo cy'Abagalatiya ibice byaho 3 umurongo wa 28 dusoma ngo none ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ariko se igitera ibi bintu byose ni ikihe gituma bamwe bahezwa? Petero yabivuye imuzi avuga mu magambo ye muri Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa 16 yagize ati ndetse no mu nyandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo.
icyakora zirimwo bimwe